nkuko nari nabigusezeranyije ko muri ndagaruka n'undi mukomediye wa gatatu uyu nguyu abantu baramwizi cyane neke Fyo muko Fyo usa ndakubwira ngo wibwire abantu ndabibwire gara bataramenya bo nitwa Divin aka Mr Fyo nkaba ndumukomediye muri Comedy Night nkaba ndabatumiye muri Kigali International Comedy Festival ijuje rigera ndumva usigaze ikinyarwanda ofete ari kintu batazi mama wanjye n'umunyarwandakazi ariko pa n'umurundi so vuga ururimi bivanye n'amayira agiye kuronda so right now kwa turi muri interview ni kinyarwanda ariko kuri scene ni kirundi mu rugo ni kirundi muri toilette ni kinyarwanda so ndumva ko indimi ni nyinshi harimo diviaza bari igifaransa icyongereza n'ikinyarwanda wowe uzagaragara muri party bon premièrement uzagaragara mu kinyarwanda donc nzandi mu Burundi hama mu gifaransa bien sûr mu Burundi bien sûr le français s'il vous plaît on parle le français bon nako nyine narinzi shaka kuzoba MC canke ikindi kintu ariko nzani biri potwari ya français bon mu congereza ho ndumurundi bro na cyongereza nzandi ku muryango ndi kuyihisha abantu bose okay hanyuma ikintu wenda ikibazo cyanyuma nakubaza Dive kuri industry ya comedy nago turi bugaruka uburyo iteguye cyangwa se aho imaze kugera nagiye mbiganiraho cyane na Babu na bagenzi bawe twabangije ahubwo abakobwa bimeze bite kugira ngo tubone abakobwa kuri platform ya comedy bafite talent nk'iyo ufite okay nashaka gukengurira ahubwo no gukenguruka uco cyo zumbaje ni kirundi bro no bwati urakoze nkengura n'abakobwa kuza muri comedy cause abakobwa bafise talent muri comedy ni benshi cyane mu Rwanda ni benshi uko je namaze gura n'abatari bake ariko buri gihe bahora na cya kibazo cyo kubona ko mu kinyarwanda ngo ari ibintu ngo muco ngo nta mugwango ajye imbere y'abantu kujya kwasama ngo kuvuga ubugoryi ariko actually comedy ni nakazi umuntu akora nkuko giye kambeshejeho nkuko bibona iyi ni meta narongo kwa comedy so ndashaka kuvuga ni comedy yagukoreye mariage bon si yayinkoreye padiri nadusezeranyije ariko amahera nto yavuye donc nashaka muri abakobwa silvo aho uri hose uno mukobwa uzi ko ufite iyo mpano niyo utayifite uzi umuntu ayifite niyo utamuzi ariko uzi umuntu ashobora kubaza umuntu ayifite uzamubwira zi nimero yanjye ndashaka kumusigira poskizo akayandika aho ngaho ukazantelefona igihe cyose hanyuma hari abantu usanga bafite talent akavuga ati mfite ikibazo n'ababyeyi nibabyumva neza cyane iki uzombarire turi Comedy Night company tuza kuvugisha n'ababyeyi tuba dufite contract umuntu asigninga mu buryo bw'amategeko n'iki kandi kuba umwana yarize gukora comedy ntagarama twese twarize tukaba turakora comedy kandi ikaba idutunze hargira umu engineer mu biki mu mashanyarazi hari none ubungo wabaye umu engineer muri comedy sigene basetsa abantu bazakazi kuvuga urapfa kuri televiziyo Fyo abantu ngo Fyo bivuze Fyo ni ko kuvuga meze bon meze fresh na kantu kari kaci nakoresheje ngo abantu nabakangure kuza mugo Fyo arakoze cyane rero Dive abumvishe ko tuganiye byinshi cyane hanyuma turi muri Triple Play